ku myaka 11 nayo imaze gufata umwanzuro w'icyo nshaka ko yego nese mfata umwanzuro wo kuzaba umunyamideli wow ukora imideli ariko uterekanye imideli ntago wabikora nabikora ariko urumva nshaka kuba fashion designer nawe nshaka kuba ngo nayisize yonyine dore narayigusigiye okay uyu ni Sedu nk'uko bisanzwe izi ni kamera za Bambarior reka mbashimire mwebwe mwahisemo kubana natwe mu gihe guhitamo kubana natwe muri iki kiganiro mbabwire ngo mukomeze mugire amahoro nk'uko bisanzwe rero murimo murabona umutumirwa muzi ko ntajya nicara mba mbashakira ibyiza gusa uyu mutumirwa si ubwa mbere n'umusura Bambarior muraza kumubona si ubwa mbere mubonye kuri kamera zayo ariko yari yarabuze tutazi ngo yagiye he byatuvunnye cyane kumubona umukobwa mwiza cyane araza kubibwira cyane munamumenyereye sinzi niba ari ngombwa kwivuga ariko reka tumuhe ikaze nanone kuri kamera ziwabo kuri Bambarior so ikaze kuri Bambarior Cedro murakoze cyane ntabwo nariherutse muri kumva swag afite ntabwo zisanzwe ni umuntu uri courage cyane uyu munsi rero namubazaniye reka ze abibwira uwo ari we nk'uko bisanzwe then dukomeze tunamubaza amakuru naho yari amaze igihari so Ange nubwo muvuze ariko ibwira abakunzi ba Bambarior n'abanyarwanda muri rusange amazina yanjye n'urukundo Ange bari basanzwe badukurikirana nabo barabizi bari basanzwe isura nziza bari basanzwe bayizi bari basanzwe banzi ngo nongeye kwishimira kugaruka kuri Bambarior wow so nta kintu kinshimisha nko kubona cyangwa se cyanshimishije none nko kubona twihuriye vis-a-vis ari nje none uri kukubaza uzambaza ryari Ange ako kana nzabitegura ibibazo byiza buretse asundi wari bwambone nubwo turi kumwe wari bwambone gutyo wangu uyu muntu ndamuzi oya bwiza kuri abakunzi ba Bambarior n'umuntu urambona ushobora kubona shape ariko ntabwo wagaragaza ifoto ndabeshya ifoto wenda nuko wenda kamera uba wazihishe ariko umunsi umwe nawe bazakubona ninjye uzaba wihisha ari wowe uri kugaragara wenyine reka musabeho na cameraman wanjye nimuzango gituma ndabyanga ari ibintu ngewe ukibyuka washigiye ibintu so Ange umaze igihe ubaye ko wabuze maze igihe ndi mu bintu by'ingenzi cyane harimo kuryama no kurya ndetse no gukora mbega ibintu ibyo ni byo bintu wari umazemo ariko urumva ko nakoraga ntabwo ari ikindi kintu nari mugiyemo cyane wow so wakoraga iki Ange cyatumye abakunzi ba Bambarior abakurikiye abanyarwanda bakurikirana iyi platform bakubura bigeza kugeza ubwo dufata icyemezo ahubwo reka twirukanke tujye gushakisha uyu muntu aherereye hose ni iki cyari kiguhugije nk'uko bamwe mu babize batangiranye n'ibiganiro bya Bambarior ngenda umuboshyi yes ndaboha hari ukuntu rero akazi kaza ari kenshi nawe kakakuboha nanjye okay murabyumva rero yari amaze igihe mu bugeni bwe turi buze no kugarukaho anatubwira n'impamvu yaburutishije Bambarior kandi ari umuntu ukunda abakunzi bayo ari n'impirimbanyi yayo sinzi nambivuze neza ariko niko bimeze ndibeshya Ange ntabwo wibeshye kuki wafashe ubugeni bwawe ubushyi bwawe ukaburutisha abakunzi ba Bambarior bakakubura kunteranya nabo binteranya nabo ariko ntago ari ukubibarutisha cyane nagombaga kuzagaruka n'ubundi ndacyahari naho ndajya nuko nagiye hagahe gatoya cyane ariko ndacyahari okay byari biciyemo reka noneho nze nkwibarize iki kibazo kimwe ariko uyu munsi mufite ibibazo byinshi abakunzi ba Bambarior bakuntumye barambwira ati Sedumas nyarukira ahantu twabonye umuntu arimo aceremba umufate none mutubarize ibibazo harimo wenda inshuti zawe simbizi kuko njye umuntu yampamagaye nkibyuka arambwira ngo gerageza uze nkwereke Ange ahantu aherereye sinatindiganyije nubwo habayemo imvune nyinshi
so ni challenge z'akazi zabayemo ariko byakunze turabonana, reka dushime Imana. So reka mbarize uyu muntu wambwiye ngo Ange umumbarize ngo ni ayahe magambo yavuga Ange uwo ari we muri make? Okay. Amagambo angahe? 5. Ngo ni 5 we yifuza. Sinzi niba uri munamurengerezeho nabyo nzi. Okay. Njyewe amagambo 5 andanga cyangwa yatuma umuntu amenya. Yego. Ijambo rya mbere nkunda amafaranga. Uri gafaranga. Nkunda amafaranga. Cya kabiri nkunda umurimo. Ukunda umurimo wawo. Aho ngaho rwose abantu benshi banzi nyine bazi ko nkunda gukora kabisa, kugira mbone ayo mafaranga nyine nuko ngomba gukunda uwo murimo. Wow. Icya gatatu nkunda ibintu bijyanye n'imideri. Ukunda ibintu bijyanye n'imideri? Nkunda imideri, ndateganya no kuzabyagura ibyo ndimo nkora nkongeramo n'ibindi, sibyo no kuboha nkakora n'imyenda iyi ngiyi twese twambara kabisa. Yego. Uryo ryari rya gatatu. Okay, irya kane. Nkunda ibiryo. Ibiryo ndi umuntu ukunda kurya. Yego nkunda kurya. Ibyo ni ibya mbere, nta kintu umuntu yakora atariye. Icya gatanu. Yego. Nkunda inshuti. Nkunda kugira abantu mbana nabo. Wow. Ikindangagira inshuti nyinshi muri urebye. Ari nayo mpamvu zatugutumyeho ziratubwira ati uyu muntu n'umutuboneye mwaza mutubariza ibibazo, sibyo? Indi mesaje uyu munsi rero ndibanda ku bibazo nabajijwe cyane tumwe n'abakunzi bawe bagukurikirana, n'abakunzi ba Bambariyo muri rusange. So undi muntu yanyandikira arambwira ngo nkimara gupostinga ko nje guhura nawe, arambwira ati Ange yatubaye hafi mu itangira rya Bambariyo, yabanye natwe ariko agera igihe aradusiga. So ndagira ngo uze kumumbariza ngo urumva ngo ubaye umukinnyi wa filime, sinzi impamvu iki kibazo ariko ndakikubaza kuko yakinyandikiye. Ubaye umukinnyi wa filime wakina uri iki? Mbaye umukinnyi wa filime, sibyo ko nifuza ko byaba abantu bakora amafilime barabanyumva. Okay, bararariswe. Mbaye umukinnyikazi wa filime nahitamo mbaye nduhitamo rore nagakunze wenda gukora umugore ufite amafaranga udakora ibintu byiza muri make, utari umwana mwiza nyine umugome kwa. Okay, na kina rero umugome ufite na kashi ariko nta mugome ukennye wapi. Kubera icyo umugome? Kubera icyo umugome? Kuko zira nkunda filime cyane nubwo ntabivuze, ariko ziriya sene. Yego. Ndazikunda ziryoshya filime. Ngaho rakara turebe Ange kuntu uhora wisekera b'umugome none turagaragara kuri kamera turebe. Wenda sinzi impamvu. Sikunaniye? Nabishobora. Ereka abakiriya bawe bagushara wenda kuzagukinisha uburyo wahita wikarumana umuntu. Uburyo nahita nikarumana umuntu. Okay, ubwo ibyo byasaba ko nyine ubwo nishyiramo esprit yuko ngiye gukina iyo filime kandi mfite iyo role, none aho ubu ngubu nta kuntu twahuye ngo sinirirwe nse. Akwanje aho ako kantu ushyizemo amugani w'abantu si sawa, bivuga ndasekeje. Oya ntabwo usekeje, ahubwo n'abantu benshi banze nkunda guseka cyane, ariko iyo bigeze aho kuba seriye mbaseriye bya nyabyo. Okay. Ko mbona utangiye kuba seriye nikabaye. Wow. Okay. So ndashaka kubaza undi muntu yambajije ngo Ange, sibyo, ni ikihe kintu wakoze kigutera ishema? Niki? Ku myaka itari mikeya mfite, ikintu nakoze n'ubu kikaba kintera ishema. Okay. Nuko mfite brand yanjye ikora imyenda iboshye. Urukundo Crochet Rwanda. Nicyo kintu cya mbere numva ngiye nishyiriyeho kikaba kintesha mu bitongera ibabwire yitwa Urukundo Crochet.
ku mbuga zitandukanye bansanga, yaba ari Twitter, yaba Instagram, yaba Facebook, bose bahansanga. ubu nkubwiye ngo Ange mfite isoko cyangwa se ndifuza umupira umeze nk'uwo wambara, uturutse mu biganza byanjye, uturutse muri skills ufite, ariko ukoze mu kudoda, mu kuboha, sorry, nawubona wawubona mu gihe kingana iki? mu gihe buriya gukoresha intoki, gukrosheta bitwara umwanya, ariko nko mu minsi 3 myiza ububonye, kuko twebwe ntago dukora itisi ubwayo hanyuma tugateranya, ntabwo ari ibitambaro duca ngo duteranye, urarema icyo kitambaro uko nyine muri fomu wagombye kugikoramo bitewe n'icyo ugiye gukora, hanyuma ugateranya. Urumva ko bitwara umwanya, kubaha akantu buri kantu ko kandi byo bitwara umwanya. Birumvikana. So mbaye ndetseho ku bibazo, reka nzane ibibazo byanjye noneho, kuko turenze icyo kibazo byambabaza, ndibaza Ange wahisemo kuboha ukoresha intoki, ufitiye ntumbero Ange? Ange mubona hano ni kure cyane gute? Ni izihe nzozi uba ufite mu bijyanye na kariya yawe? Na kariya yanjye ubundi njyewe ni fashion designing. Sibyo ko ibintu byo kuboha nyine nabifashe muri covid. Narerebye ubundi mbere nakoraga ibishushanyo gusa, narashushanyaga amakroki, ngashushanya nyine bwo amamodeli. Muri lockdown mbona nta kintu ndi gukora, umwanya wanjye uri gupfa ubusa, ndabantu wakwiga gukora imyenda mu budodo, njya kuri internet ndeba imyenda ikoze mu budodo, nsanga ni myiza cyane. Abandi mama kuko najyaga mbona bikora, yanyigishije, ndamusaba bati ngenze utuntu dukeya cyane, reka nkushakire umudamu ubikora. Hari umudamu yarazi, hanyuma rero ugenda kwigisha. Byagenze rero muri lockdown njya kubyiga, ndabikora, ndabishobora. Iyo ukunda ikintu buryo uragishobora. Niyo nkuru yo kuboha. Hanyuma rero intumbero yo ndifuza kugira kampani nini ngari, kazagera n'amashami yayo ikora imyenda muri rusange, apana yo gukora mu budodo gusa. Ni imyenda twese twambara, ama-t-shirt, amapantaro, amashati, amakote, byose. Nkiga no kudoda nkoresheje imashini. Niyo ntumbero yanjye muri makeya. Ikamubwira ngo courage. Kandi ndizera ko ibyo bintu bizakunda. Bigomba gukunda. Icyo nicyo kintu cyaba cyaratumye uhuga cyane ukaba warabuze kuri Bambariyoro. Urabigaruye kandi. Bisa nimva ufite inzozi nziza n'undi wese yakwifuza kugira, ariko ntabwo nibaza impamvu ukuntu wakundaga Bambariyoro, uyiba hafi umunsi ku munsi, ariko igihe kikagera ukabura. Kubura ko ntago nayisize yonyine, dore narayigusigiye. Urabibona gute aho nayisigaranye? Hari icyuho cyangwa? Nta cyuho. Muri make cyane kuba udakenewe? Ndakenewe kuko nyikunda. So nongeye ngarutse kuri ibyo bibazo nagiye nandikirwa muri message, hari uwanyandikiye arambaza ngo ko Ange akunda guseka cyane, umutubarize ngo ni ikihe kintu kimubabaza cyangwa se kimurakaza? Nibyo, nkunda guseka cyane. Keretse njye yari umwanya wo kubaseriye, ubwo ndikaruma nyine sinseke, ariko muri rusange nkunda guseka aho ndi hose, nicyo kintu kindanga. Ariko ikintu cyandakaza ni umuntu wansuzugura kuko ndi umugore, akansuzugura kuko gusa ndi igitsina gore, bati wowe iki ngiki ntabwo ucyemerewe kuko uri umugore gusa. Icyo cyandakaza. Byari bwakubeho? Oya, ntabwo birakubeho. Hari uzi ibyabayeho ku buryo icyo kintu tuvuga ngo iki kintu ni kibi? Hari uzi ibyabayeho? Hari umucuti wanjye twiganaga mu wa 3, yaravuze ngo agiye kwiga ibintu by'ubwubatsi. Baraseka, ariko sinaseka, njye byarambabaje. Bo batekerezaga kuko ari umukobwa atabasha nyine kwiga ubwo bwubatsi nganabukure. Umushuti byaramubabaje, ariko ntiyabuze kujya kubwiga. Ubu ngubu arenda gusoza.
hari umucuti byabaye ariko njyewe ntibizambeho ntabyo nshaka ntabwo nabyifuza icyo kintu cyandakaza kikanambabaza urumva ko ugifite experience ku bantu batari njye ku bw'amahirwe so undi nkomeje yarambwiye ngo Ange nuramuka umubonye cyangwa nimuhura uzamumbarize ngo ko tuba tubona urumva uri tayari mu bintu byose ukunda akazi ugira ute ubundi wowe ukiri umwana Ange wifuzaga kuzaba mu nkuki mu gukura kwawe muri rusange abana bose bati nzaba umuganga cyangwa nzaba umusirikare abana benshi yego ariko ibyo nabivuga kugeza ngize imyaka 11 yego 11 ubundi nari nsanzwe nzi gushushanya ibi bisanzwe nareba ikintu nkagishushanya ariko ngenda ku myaka 11 nari maze gufata umwanzuro w'icyo nshaka kuba yego nese mfata umwanzuro wo kuzaba umunyamideli wow ukora imideli ariko uterekanye imideli ntabwo wabikora nabikora ariko urumva nshaka kuba fashion designer nawe nshaka kuba umumodo ariko umpaye ikiraka ngo nkubere umumodo ntabwo nabyanga kubera ko yikundira amafaranga wow wowe ntabwo ujya usubiza amafaranga inyuma oya amafaranga asubiye inyuma burya ari igihombo ntibaza ko wahisemo kuba umunyamideli yego ukabitangira ku myaka 11 mama watubwiye ko yagufashije sibyo agushakira umuntu arakwigisha utangira kwikorera so hari income hari uburyo bw'inyungu byatangiye kukuzanira cyangwa kukugezaho urayi hari wanatubwira iyo ari oya wenda kuvuga ingano sinzi niba nabikunda cyangwa uburyo byabayemo n'ubwa mbere biba utangira kwakira inyungu iyo wayivuga nta kibazo nkimara kwiga ibyo byo kuboha yego natangiye kubona ibiraka ntarangiza no kubyiga kuko nize mu byiciro bitatu nabonye ikiraka cya mbere nkigera mu cyiciro cya kabiri nkariga n'icya gatatu yego hanyuma ubwo umucuti twari duturanye yarambwiye ugusigaye wiga kuboha nyerekana furari nigiyeho arambwiye Ange wankoreye furari icyo nicyo kiraka cyanjye cya mbere ayo mafaranga narayishimiye nk'amafaranga yavuye mu ntoki zanjye ndabona nanjye nkoze ikintu kimbyarira amafaranga umuntu agukorera aguha ikiraka umukorera furari yaguhaye amafaranga ye bwa mbere reka twumve uburyo Ange amafaranga bwa mbere ayakorera ayakuye muri kariya ye yari amafaranga angahe furari 3,000 niyo mafaranga ya mbere nakoreye ryari nyine icyo gihe iyo furari ntabwo ushaka kuvuga umwaka umwaka nakubwiye ko nabyize muri lockdown yego muri lockdown nibwo wakoreye 3,000 nibwo biturutse mu ntoki zanjye byari byoroshye byari byoroshye kuko ari ibintu nkunda byari byoroshye ariko buriya kuko wicara umwanya nyine usa nk'aho ari munini yego ariko nyine urushye urahaguruka ugatembera da ariko nta gikomeye kirimo ariko usibye ko nta n'akazi koroha so hari ikibazo nkunda kubaza abantu abatumirwa banjye buri gihe duhuye kugira ngo n'undi muntu wifuza kujya muri kariya yabo amenye challenge amenye n'iki cyoroshye cyane izihe ngorane zirimo cyane iyihe we nakoresha yoroshye sibyo nkunda kubaza iki kibazo ni izihe ngorane sibyo wahuriyemo nazo ni izihe challenge wahuye nazo muri kariya yawe kugeza ubu ngubu zikomeye koko ukavuga ati iki gihe nari ngiye kubireka ariko icyabiteye ko ntabireka ni iki cyanteye ingabo mu bitugu ni iki yego challenge ya mbere yego ni ukuntu umukiriya ashobora kuza akanyereka ifoto y'ikintu ashaka yego nkemera ikiraka nagera hagati yego kubera icyo kwama kuko nyine ibintu nkora ni intoki buri kantu kose ukubakisha kurusha n'urudodo hari aho ugera rero
ukabona ntibiruvemo pe yego bikakunanira ukaba uparitse ukitekerezaho nk'isaha yego cyangwa umukiriya akakwereka ikintu utabasha kuboha ukizera ko nujya kuri interineti yego uza kukirebaho ukakibona akwegera cyangwa uri umu fashion design udasanzwe muri bano bantu baba bahenze ntabwo mpenze cyane abakiriya nibaza ntabwo bihenze pe ntabwo bihenze barakaza neza rwose so Ange ibibazo by'abakunzi bawe n'ibyanjye muri rusange byari ibi so ikibazo cyane wenda nababariza urateganya kuza kubana nabo ryari kongera kubagaruka imbere n'iryari wabasezeranye iki cyangwa bafitiye izihe gahunda gahunda yenda bafitiye irahari kandi nziza mu gihe cy'amezi 2 nzagaruka nshyushye nzajya nshishamo nze ubundi mwebwe mwongere muze ngewe ariko nzagaruka neza nka nyuma y'amezi 2 nyuma y'amezi 2 wabasezeranyije n'amaguru 2 n'igikara kandi rero kuri natural kabisa black is natural reka tugushimire kandi tukubwire ngo wakoze kubana na Bambarior so tukubwire ngo anytime niho urabizi hano ni home siko bimeze wajya kubishatse uvuga ati ndashaka kubasuhuza kwa kundi nyine kwa kundi biziranye Ange wagushimira nta kibazo nabikunda wabikunda reka tubwire ngo wakoze cyane kutwemerera kubana natwe no gutanga ikiganiro ukanasuhuza abakunzi ba Bambarior ndahamya ko umuntu wantumye wambwiye ngo mugusuhurize dore nguyu ndamusuhuje muri rusange ntashyo zanyu ndazitanze n'igihe azagarukira kibabwiye reka mubwire ngo ngewe ku ruhande rwanjye nawe nari mukumbuye tuzongera kwishima turi kubana umunsi ku munsi nanjye siko bimeze nanjye nari nkumbuye agakamera na mikoro hari ikintu wumva naba ntakubaje cyangwa ushaka kubwira abakunzi ba Bambarior tugasoza ndacyahari igihari nuko bagomba gukora subscribe like share na comment bakaduha ibitekerezo byabo kugira ngo ubutaha tuzakora bibanejeje wow Ange so nta kindi navuga uretse kuvuga ngo Imana iguhezagire niko mu Kirundi bavuga iho umugisha ibikorwa uri gukora kandi na Bambarior iragushimira kubw'imbaraga ugaragaza nubwo batakubona kuri kamera ariko behind camera uri intwari bandiyo njye yari Sadu Mask nk'ibisanzwe mukunda kubana reka mushimire wowe wahisemo kubana natwe muri ibi biganiro Ange nguyu Imana ikomeze ibane namwe it's hasta la vista